bakunzi bacu ba Healthy Soul and Body, umuyoboro tubagezaho ibintu byatugirira akamaro twese, haba umubiri ndetse n'iby'umwuka. Turabashimiye cyane kuba muduha kuraje. Uyu munsi rero twagarutse tuje kuvuga ibyiza bya soya, ariko tugambiriye no kwerekana uburyo bumwe ushobora gutekamo tofu zikaryoha. Kuzikora twarabyize, ariko ntabwo twagaragaje uburyo wayitunganya none nk'ubigeze igihe cyo kuribwa. Video yo gukora tofu turaza no kuyipimingaho hano hasi kuri comments, ariko uyu turiga kuziteka mu birungo. Mbere yuko rero dutangira kwiga guteka, reka tubanze tuvuge bimwe mu byiza bya soya, kuko burya biba byiza iyo umuntu amenye icyiza cy'ibintu agiye kurya, bimutera kuraje yo kubitegura. Niyo byaba bigoye, ariko iyo azi akamaro kabyo agira kuraje, kubera ko aba azi icyo arimo arakorera. Soya rero nk'uko tubikesha igitabo La Santé par les Aliments dufite hano cya Dr George Pamplona Roger, arimo aravuga ku byo kurya bishinzwe imyanya cyangwa se urwungano rw'imyororokere, appareil reproducteur, yavuzemo na soya. Soya yayivuzeho byinshi, yavuze ibintu soya ifite, haba amavitamine nka vitamine E cyane cyane irayifite. Avugamo vitamine zo mu bwoko bwa B, nka B ya mbere n'iya kabiri n'iya gatandatu. Ariko tutarajya ku kamaro kiza k'amavitamine yo mu bwoko bwa B, iyo vitamine E iri mu mavitamine ashinzwe imyororokere. Nubwo atari yo yonyine, ariko nayo iri mu z'imbere mu mavitamine ashinzwe imyororokere. Izi vitamine zo mu bwoko bwa B rero zo zikora ku bwonko cyane cyane, niho tuzizi cyane. Ikagira kandi n'imyunyungugu nka calcium, nubwo atari nyinshi cyane, phosphore, magnesium, fer. Ni ukuvuga ngo tuvuze nko ku rugero kuri fer, ntabwo wapfa kugira ikibazo cy'amaraso make atewe no kubura fer cyangwa ubutare, kuko amaraso make agira impamvu nyinshi, ariko impamvu ya fer nkeya mu maraso ntabwo wayigira ukunda gukoresha soya. Tubibutsa ko kugira ngo fer igere neza mu maraso bisaba ko umuntu anakoresha ibintu bidatetse kugira ngo abone vitamine C. Vitamine C imeze nk'akamodoka kajyana fer kugira ngo yinjire muri selile cyangwa se mu kagirangingo. Ikindi soya ifite potassium ndetse na zinc. Ikindi kintu bavuze soya itagira ni cholesterol. Ni ukuvuga ngo soya nta cholesterol igira. Bisobanuye yuko urugimbu rubi mu maraso rutaba muri soya. Ni ukuvuga ko umuntu ukoresha soya ntabwo imitsi yiwe yagira ikibazo cyo kuziba bitewe n'urugimbu rwafashemo ngo bitere ibibazo by'umutima. Kandi ikindi, kubera yuko ifite sodium nkeya, bigaragara ko ari ibiryo byiza no ku barwayi b'umutima, kuko ahanini abarwayi b'umutima bajya bababuza umunyu, ari sodium bashaka kubabuza. Iyo ni incamake y'ibintu bikeya mu mavitamine n'amaseri minero biba muri soya. Noneho twagiye no kuri proteine. Soya ifite proteine nziza cyane ugereranyije n'iziba mu bikomoka ku matungo. Soya nicyo gihingwa, iri mu bihingwa bikeya bifite lewi amino essentiel. Ni ukuvuga ngo ibintu by'ibanze umubiri uba ukeneye ngo proteine zibe zuzuye mu mubiri. Noneho nari nzi soya, ejo bundi mperutse gusoma ko n'igisura kigira lewi amino essentiel. Ni ibyo bibiri bimaze gusoma mu bikomoka ku bimera. Soya rero irazigira. Bisobanuye ko umuntu ukoresha soya nta kintu ahomba niyo ataba akoresha inyama, amagi ndetse n'amata. Aha ho turaza no kubivugaho bitewe n'uko amatungo muri iyi minsi abayeho nabi. Kubaho nabi mvuga ni nk'urugero, inka nimba zararagirwaga zikarisha zikanywa amazi y'isoko, izarwara zikarisha ibyatsi bizivura. None uyu munsi kubera ubuzima turimo n'ubutaka wenda butari bunini, zisigaye zororerwa mu biraro, zigahumeka umwuka wo mu biraro, zarwara bakazitera inshinge, bakaziha n'iyindi miti yo gucisha mu kanwa nk'abantu. Bivuze yuko ibintu bikomoka ku matungo muri iyi minsi ntabwo bifite karite yakwizerwa ngo umuntu abe ari byo ahitamo gukoresha. Niyo mpamvu rero soya ubwo ifite proteine zihagije umubiri wakenera, kuyikoresha, kwiga gutangira kuyikoresha buhoro buhoro ukagenda uyisimbuza ibyo wamenyereye, ni ingenzi cyane ku bantu bose. Noneho ikindi kintu soya ifite, iki gitabo bavuze yuko ifite ibyitwa phytoestrogene. Mu busanzwe mu misemburo ishinzwe kororoka y'umubiri harimo witwa estrogene.
rero iki kinyabutabire cyitwa phytoestrogene kiri mu bituma uwo musemburo uba ku rugero rwiza, bityo soya akaba ari kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'imyororokere bugenda neza, ndetse hamwe mu bihugu bayikoresha cyane, hano bavuzemo ibihugu nk'Ubuyapani ndetse na za Koreya, aho bakunda gukoresha soya cyane. Ntekereza ko na tofu ari ururimi rwo muri ibyo bihugu by'iyo, kuko si ikinyarwanda. Aho rero bakunda kuyikoresha cyane, ngo byagaragaye ko abagore baho batajya bagira ibibazo bya nyuma yo gucura. Ubusanzwe iyo ababyeyi bacuze bajya bagira ibibazo nk'ubushyuhe bukabije bwa nijoro, kubabara mu nda kuri bamwe, n'ibindi bibazo bijyanye no gucura. Ngo bano bagore ntabwo babigira kuko bakoresheje soya kuva mu bwana bwabo. Ni ibihugu bikoresha soya cyane, ngo ndetse ijambo menopause ntabwo mu rurimi rwabo usanga barifite, atari ko batagira menopause, ahubwo kubera izo ngaruka zo gucura zitabagaragaraho, ntabwo ijambo menopause rigaragara mu rurimi rwabo. Rero murumva ko soya ni nziza cyane. Ikindi kintu ntakwibagirwa kuvuga ni uko abakoresha soya cyane bagaragaza yuko bafite ibyago bikeya byo kurwara kanseri z'amabere ndetse n'iza prostate. Mu gihe ubushakashatsi bugaragaza ko mu myaka iri imbere kubona umugore ufite amabere abiri bizaba ari ikibazo bitewe n'indwara z'amabere zigenda ziyongera, harimo na kanseri. Ariko abakoresheje soya bazaba bafite ibyago bikeya byo kurwara izo kanseri. Rero soya ni nziza, tuyikoresha ari isosi, tuyikoreshe ari tofu, ari amata, ibyo byose tugenda twiga kubikora. Niyo mpamvu uyu munsi noneho nyuma y'uko twize gukora tofu ukayikora ikaba ari igipate kinini, tugiye noneho kureba bumwe mu buryo ushobora no kuyiteka mu birungo. Tofu yacu ngiyi rero murayibona, tugomba kubanza kuyikatamo. Umuntu akata bitewe n'izo akunda, hari abakunda ibinini, hari abakunda udutoya, natwe turimo turazikata murabibona. Ubwo nawe uzazikate bitewe na size cyangwa se n'ingano ukunda. Tuzikate ngizi tofu zacu rero twazikase zose. Icyo tugiye gukurikizaho, tugiye gufata amavuta make aringaniye tuzikawushe nk'uko bakawusha ibindi bintu, cyangwa se nk'uko bateka amandazi cyangwa se amafiriti. Hanyuma icyo tugambiriye ni ukugira ngo amavuta azumishe. Hari n'abantu bajya baziteka gutyo gusa bagahita bakora ibirungo bakazishyiramo, ariko ziragorana ko zishobora gushwanyagurikiramo, ndetse nta nubwo ziryoha cyane nk'izikawushije. Niyo mpamvu tugiye kubanza tuzikawushe, nizihindura ibara inyuma biraba bihagije. Murabibona zirimo ziratogota, nimba ariko ndi bubyite, zatangiye gusa umuhondo. Murabibona umuntu arahindura. Hanyuma rero hari abakunda izikawushije zikumagara, hari n'abakunda izikawushije gahoro, biterwa. Cyakoze njye numva izitumagaye cyane arizo ziryoha. Ubu ngubu tugiye noneho kuzarura, tuzarurira ahantu ubundi dukore n'ibirungo. Izi zo rwose turi kuzarura. Icyo turi bukurikizeho ni ugukora ibirungo byacu. Izi murazibona, yego. Hanyuma rero ibirungo turi bukoreshe ni ibihe. Umuntu akoresha ibirungo ashaka, ariko uyu munsi tugiye gukoresha ibi muri kubona. Turakoresha inyanya twazirabye, turakoresha sauce tomate, turakoresha soya sauce, dukoreshe bleu blanc, dukoreshe tangawize y'ifu, dukoreshe ubuki, dukoreshe ibitunguru ndetse na poivron na poireau na celery na tungurusumu ndetse na beterave. Uko tubigenza, dushyiramo amavuta makeya, murabibona hano mu isafuriya. Dushyiremo bya birungo, ibitunguru, dushyiremo za celery na poivron na poireau, tugaragure. Nihashira akanya dushyiremo na za beterave, ngizo beterave zirabye, ndetse na tungurusumu zirabye. Ngizo twazirabye
tuzigaragure nanone, nihashira akanya turi kugaragura nazo zisa nk'izifashe akariro gakeya. Kadushyiremo bleu-band ikidufasha yongera uburyohe kandi gatuma bitanafata cyane munsi, bidashirira munsi. Tugaragure nanone, kadusukemo za nyanya zacu twaseye, murazibona, cyangwa se twarapye, cyangwa se wakoze uburyo bwose ushaka kugira ngo ziboneke. Icyiza ariko ni ukuzirapa cyangwa kuzisya kugira ngo zishye vuba. Ako ni ka tangawize k'ifu dushyizemo, kazanamo uburyohe busa nk'agasendaho gakeya, karyoshye ukuntu. Nyuma rero y'iyi tangawize y'ifu tugiye kugaragura, turagaraguye na za nyanya zacu bikomeze bitogote bishye neza. Yego, niturangiza tugiye gushyiramo umunyu ntuzawibagirwe, niwo utuma umuntu amenya uburyohe bw'ikintu. Ahasigaye tugiye gushyiramo ubuki bukeya. Ubu buki butuma hazamo akantu kari sucré salé ukuntu, kubera harimo umunyu, gashyiramo akabuki gakeya biba sucré salé ukuntu, kumva ni akaryohe kari guturuka ahantu kameze ukuntu. Nimubikora muzambwira ko mwabyumvise, kubera ko nayo iba irimo umunyu. Izi ni za tofu zacu dutangiye gushyiramo. Reka dushyiremo na ya sauce tomate twavuze, tugaragure kugira ngo nayo ikore. Ushatse wayishyiramo mbere, ushatse wayishyiramo iki gihe, nta kibazo, byose ntacyo bitwaye. Tugaragure kugira ngo tofu zacu zifate irangi, ibirungo bijyeho neza. Yego, noneho nk'uko nabibabwiye rero, soya sauce turashyiramo bitewe n'umunyu twashyizemo. Ushobora kubanza soya sauce ukaza kumva kunyu kabura, akaba ariko wongeramo bitewe n'icyo ukunda. Murazibona tofu zacu ko zimeze, zisa neza rwose. Ahasigaye rero, iyo ushakamo agasosi ushyiramo n'utuzi dukeya. Aya ni amazi nashyuhije, ushyiramo utuzi. Ushaka kudushyiramo bigatogota tukarinda dukama, tofu zawe zikaba zoroshye nta sosi irimo. Ushobora no kudushyiramo ukaza kuturekeramo ari agasosi gakeya gafashe. Murabona rwose ukuntu zahiye zimeze, ngizi tofu zacu. Ahasigaye muzaryoherwe, muzabigerageze. Ntabwo ari ihame ko uziteka gutya, ariko buno ni bumwe mu buryo ushobora kuzitekamo kandi zikaryoha. Ngaho rero mukomeze mwishimire ibyiza bikomoka kuri soya kandi muzaryoherwe.